Mu mwaka w'ibihumbi 2003 nibwo amadini n'amatorero yahurije hamwe imbaraga ashinga urugaga rwitwaga ihuriro ry'amadini mu kurwanya icyorezo cya sida. Aha iri huriro ryari rishinzwe mu rwego rwo gukumira no kurwanya iki cyorezo. Nyuma gato amatorero n'amadini yabonye ko ibikorwa by'uru rugaga byakwagurwa maze rukita ku buzima muri rusange. Uru rugaga rwahise ruhindurirwa izina rwitwa REACH cyangwa se Rwanda Interfaith Council on Health cyangwa se urugaga rw'amadini n'amatorero mu kubungabunga ubuzima. Mu bikorwa byarwo harimo kwigisha abaturage kuringaniza imbyaro, kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ubuzima bw'umwana n'umubyeyi, kurwanya malaria, igituntu, indwara zitandura, imirire mibi no kwimakaza isuku n'isukura. Nk'uko ibikorwa by'urugaga rwa REACH byibanda ku buzima, mu gutanga ubutumwa hifashishwa amahugurwa, imfashanyigisho, ibiganiro mpaka bigamije impinduka mu myumvire n'ibindi. Aha ni mu kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Officiel Butare. Hari ku ya 5 Ukwakira 2019. Urugaga rw'amadini n'amatorero mu kubungabunga ubuzima REACH rwahurije hamwe ibigo bine byo mu karere ka Huye mu biganiro mpaka ku buzima bw'imyororokere. Ibyo bigo ni Groupe Scolaire Officiel Butare, Notre Dame de la Providence Karubanda, EAV Kabutare na Regina Pacis School of Tumba. Imwe mu nsanganyamatsiko zaganiriweho yagiraga iti kuganira n'ababyeyi ku buzima bw'imyororokere niyo nzira yizewe yo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Aha hatanzweho ibitekerezo byinshi byuzuzanya bigaragaza ko usibye ababyeyi hari n'izindi nzira urubyiruko rushobora kubonamo amakuru ku buzima bw'imyororokere. Uru rubyiruko rwari mu biganiro mpaka rwatanzeho ibitekerezo binyuranye. Mu biganiro mpaka byabaye bwa nyuma kuri finale, Groupe Scolaire Officiel Butare yahuye na Notre Dame de la Providence Karubanda, maze Notre Dame de la Providence Karubanda itsinda ku manota 19 kuri 20, mu gihe Groupe Scolaire Officiel Butare yagize amanota 18 kuri 20. Ibi byahise bihesha igikombe itsinda ry'abanyeshuri bari bahagarariye Notre Dame de la Providence Karubanda muri ibi biganiro mpaka. Urubyiruko rwari ruteraniye aha rwishimiye cyane ibikorwa by'indashyikirwa bya REACH bigamije kubungabunga ubuzima. Munganyi nka Betty wiga kuri NDP Karubanda aravuga akamaro k'ibi bikorwa bya REACH mu bakiri bato. Ibi biganiro tugenda tugira bifite akamaro kanini mu kubaka umuryango nyarwanda. Ndatangira mvuga ati nanjye nishyizemo ngeranyije n'abandi cyangwa se nkashyiramo n'abandi bana b'abakobwa ndetse n'abandi bose abahungu abatoya bakuru twese bidufite akamaro kuko usanga kenshi abana ikibazo tugira nacyo ari ukuntu dukura tukazamuka tutazi mu by'ukuri imihindagurikire y'imibiri yacu, tutazi ngo ese dushobora kwitwara gute muri ibyo bihe tugezemo, tutazi ese ni ibiki nakwifashisha, ese ni gute nagerageze kwitwararika kugira ngo mbashe kuba nakumira ibi bishobora kumbaho bikambuza navuga amahirwe yo kuzakubaka igihugu cyanjye no kubaka umuryango wanjye. Kubwimana Angelique yiga muri Regina Pacis aravuga ko ibikorwa nk'ibi bya REACH bifite akamaro kanini mu kubaka umuryango nyarwanda. Nanjye hari ibyo abanyeshuri abakobwa bagenzi banjye babyaga baza kumbaza kuko banyisanzuyeho nka mugenzi wabo, nanjye nkasanga hari ibyo ntazi, nkababwira ati wenda undi munsi uyu muzaze nanjye nkabanza kujya kubaza abakuru, ariko bamaze kubimbwira ubu ngubu umwana wese araza tukaganira nkabasha kumufasha kubera uyu muryango wa REACH wabashije kutuganiriza ku buzima bw'imyororokere. Umunyeshuri wiga muri EAV Kabutare nawe wari witabiriye ibiganiro mpaka ku buzima bw'imyororokere avuga ko hari ubutumwa bukomeye yakuyemo. Nkiyunganiriye n'umuntu wenda kubyo yibazaga ukabona arahindutse, deja nanjye nkaza nkabifata hano kuri REACH n'ahandi hagiye hatandukanye nkabiganiriza umuntu nk'ubu duzifate hanga inyigisho turazijyana mu bandi banyeshuri bagenzi bacu, urumva bari buze kugira amakengo se mwari mwagiye mu biki, mwagiye byagenze bite, tubabwira uburyo ibintu byagenze n'uburyo twitwaye ndetse n'agaciro bifite kugira ngo nabo bumve ko ibyo twari twagiyemo atari uburara cyangwa se atari ubundi mu mayibobo, ahubwo bifitiye igihugu agaciro ndetse natwe ubwacu. Benimana Biri umukozi muri REACH wari witabiriye ibi biganiro mpaka arasobanura imikorere ya REACH n'umusaruro imaze kugeraho
n'ibyo biteze kuzageraho mu gihe kizaza. Nubwo urugamba rukiri rurerure ariko nibura tubona ko ari ikintu gihinduka. Ubu ngubu iyo tugiye hari ukuntu tugenda tugakora kureba ibikorwa byacu ko bimeze, tukajya kuganiriza abantu baturuka mu gace bavuyemo, ko twashyize abafasha myumvire ahantu hose dukorera. Abafasha myumvire rero tugenda tukaganira nabo tukababaza mu bimeze gute, tubwira ko abantu nibura batangiye kubyumva, batangiye kumva ko birakenewe kuganira n'ababyeyi, birakenewe kuganiriza abana. Ariko niyo dufashe hari ukuntu tugenda dufata n'umuntu tutahuguye, dusanga ubutumwa bwatangiye kugerayo. Ariko nk'uko mubizi, guhindura imyumvire ntabwo ari ikintu kiba umunsi ku munsi, ariko nibura tubona ko abatangiye kumva imyumvire, abana nk'abanyeshuri abo twagiye tuganiriza twumva ko bagenda kubwira ati noneho nabwiye umubyeyi ati nganiriza, kandi koko asigaye abikora. Tubona ko hari imbuto z'igihe gito, ariko n'imbuto z'igihe kinini twako zizaboneka, kubera ko dufatanyije na leta n'abandi bafatanyabikorwa uru rugamba tuzarutsinda. Kagabo Joseph, umujyanama wa komite y'akarere ka Huye wari witabiriye ibi biganiro mpaka, avuga ko ibikorwa bya REACH bigaragara kandi bakaba babakeneye nk'abafatanyabikorwa mu rugamba rwo kubungabunga ubuzima. Umusaruro uragaragara tugereranije n'ikibazo dushaka gukemura, n'ubundi turacyabakeneye, umusaruro urahari, ariko ntiturageraho twumva ko umwana ari muri sekirite ihagije. Hari ibigo byinshi tubona byafashe ingamba z'uburezi. Umwana ntabwo agomba kujya ahabonye nta ruhushya, umwana ntabwo agomba kunyanyagira mu mujyi, ariko hari n'ibindi bigo bigikeneye ko bari abafatanyabikorwa bahagera bakigisha. Urabona ko tugenda tubunguka rero, no mu bana ubwabo harimo abagomba kujya batwara ubutumwa bazajya bunganira bari abafatanyabikorwa. Urugaga rw'amadini n'amatorero mu kubungabunga ubuzima REACH, nyuma y'uko rutangije ibikorwa byarwo muri 2003 mu kubungabunga ubuzima muri rusange, rumaze kugera ku musaruro mwiza nk'uko bigaragazwa n'inzego za leta bakorana. Rufite icyerekezo cyo gukomeza ubukangurambaga mu gihugu hose.